Inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, mwiriwe neza. Murasozwa na Musabyimana Joseline. Murakaza neza mu kiganiro cya Caritas muri uku kwezi kirimo gutegurwa na Caritas ya Diocese ya Byumba, kigamije kugaragaza ibikorwa by'urukundo n'impuhwe bikorwa mu rwego rwo gufasha abatishoboye no kubasubiza icyizere cy'ubuzima. Uyu munsi turabagezaho ikiganiro gikora ku mutima kigaruka ku ruhare rwa Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba mu gufasha abageze mu zabukuru, mbese basogokuru n'abanyogokuru. Uyu mugoroba turibanda cyane kubitabwaho mu rugo rw'ababikira b'Abizera Mariya ruherereye i Byumba. Aba basogokuru n'abanyogokuru banyuze mu bihe bitandukanye by'ubuzima, hari ababuze imiryango ibitaho, hari abahuye n'uburwayi ndetse n'intege nke ziterwa n'izabukuru. Ariko nubwo imyaka ishira, agaciro k'umuntu ko ntigashira. Ni muri urwo rwego Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba ikomeje kubaba hafi, ibafasha kubona ibyo bakeneye kandi ikabereka ko bafite agaciro gakomeye mu muryango mugari no muri kiliziya. Muri iki kiganiro turumva ubuhamya bw'abageze mu zabukuru baba muri uru rugo, tumenye ko bahageze nuko babahewe uyu munsi. Turaganira kandi n'umubikira ushinzwe uru rugo, atubwira uko babitaho n'uburyo bafashwa kugira ngo bakomeze kubaho neza. Turaza kandi kumva Padre Augustin Nzabonimana, umuyobozi wa Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba, asobanura uruhare rwa Caritas ya Byumba mu kwita ku mbabare by'umwihariko abageze mu zabukuru, dore ko hashyizweho n'umunsi wabahariwe nawe ari buze kutubwiraho. Mukomeze kutuba hafi ntimucikwe. Urukundo rw'umubyeyi akunda umwana we, n'urukundo nyarukundo ntirugira iherezo. Niba urukundo ari inzozi rwose igitekerezo, urukundo rw'umubyeyi murutwarire muri zo. Murakoze cyane nyakubahwa Padiri, umuyobozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba. Nkuko twagiye tugirana ibiganiro bitandukanye bigerekeye ku bikorwa bya Caritas ya Diocese ya Byumba, ubushize mwatuganirije ku ruhare rwa Caritas ya Diocese ya Byumba mu gufasha abana bafite ubumuga ndetse n'abandi bantu batandukanye bafite ubumuga. Ni muri uru rwego rero tugiye kuganira namwe ku bageze mu zabukuru. Mwatangira mutubwira uruhare rwa Caritas ya Diocese ya Byumba muri rusange mu bikorwa byanyu ku bageze mu zabukuru. Yego, murakoze cyane. Kiliziya Gatolika ni ubutumwa bwayo bwo kwita ku bageze mu zabukuru tubisabwa kenshi, kandi n'ubundi ni n'umunsi washyizweho na Papa François mu mwaka wa 2021, ukaba wizihizwa ubundi mu cyumweru cya kane cy'ukwezi kwa karindwi buri mwaka, aho dusabwa cyane cyane kongera kuzirikana kuri ba sogokuru n'abanyogokuru ndetse n'abandi bantu bageze mu zabukuru. Ni umunsi mukuru twizihiza ku munsi mukuru wa Mutagatifu Anna na Joachim, bakaba batwibutsa natwe ko tugomba kuzirikana kuri ba sogokuru n'abanyogokuru. Caritas ya Diocese ya Byumba rero ubwo butumwa imaze igihe bukora kandi bushyizeho imbaraga ifatanyije n'abandi bugizabutumwa bafasha Diocese ya Byumba mu butumwa bwayo, by'umwihariko ababikira b'Abizera Mariya. Ubu tukaba dufite rero urugo dufashirizamo abageze mu zabukuru hano kuri Diocese ya Byumba, inzu yabo yisunze Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu. Ni ubutumwa dukora rero no hirya no hino mu maparuwase. Birakorwa binyuze mu bikorwa by'urukundo bikorwa n'abakristo batandukanye, Mouvement d'Action Catholique ndetse n'amatsinda y'abana bakora ubwo butumwa bwo kwita ku bantu bageze mu zabukuru. Tukaba rero tubashishikariza buri gihe kumenya abantu bageze mu zabukuru, cyane cyane abadafite ababitaho, ko kiliziya ari iyabo kandi abakristo ko ari ababo, ko bagomba kubitaho aho bari hirya no hino muri za paruwasi. Mu bikorwa byanyu iyo mubafasha iki muri rusange? Urebye ku rwego rwa home cyangwa se urugo rwa Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu, ababikira babitaho b'Abizera Mariya babafasha byinshi bitandukanye. Ari kubitaho ku buzima bwabo bwa buri munsi. Abenshi baba bafite n'indwara zitandukanye, baravuzwa, bakagaburirwa, bagakorerwa isuku,
ndetse bakanashakirwa ibyo kwambara, bakorerwa ibikorerwa n'ubundi umuntu ugeze mu zabukuru. Aho ni kuri urwo rugo rwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu, kuko abantu baza muri urwo rugo ni abantu n'ubundi badafite aho baba muri community, badafite imiryango, abantu b'incike badafite aho baba, badafite imiryango. Icyo gihe abo bantu iyo bigaragaye ko badafite ubitaho iwabo, badafite umuryango, abo ngabo tubashyira muri urwo rugo, ababikira bakadufasha kubitaho, babizera Mariya. Ahandi abari muri community rero, abari hirya no hino mu miryango remezo, ubutumwa Kristo bakora, tubashishikariza gukora, ni ubutumwa nanone bwo kubitaho, kubagezaho ibyo bakeneye, kumenya ko bakeneye kurya, ko bakeneye kwambara, ko bakeneye gukorerwa amasuku, ko bakeneye no kuvuzwa. Iyo rero ubwo butumwa babona hari ibyo badashoboye, natwe nka Caritas ku rwego rwa diocese no ku rwego rwa paruwase turabunganira, tukabaha ibyo kurya, tukabagenera ibyo kurya byunganira ibyo baba bafite muri paruwasi, ibyo abakristo baba bakusanyije, noneho tukongera tukabafasha mu kubarira za mituweli adafite mituweli kugira ngo babashe kwivuza. Abo ni abari hirya no hino mu ngo zabo, twitaho, tugerageza gufasha bari iwabo mu ngo. Hanyuma tugashishikariza abana bibumbira mu matsinda atandukanye ya enfance missionnaire, abasaveri n'abandi, kugira ngo bajye basura abo bantu badafite ababitaho, bakabasura, bakabavomera amazi, bakabashakira inkwi zo gucana, bakanabakuburira mu nzu, yewe abadafite uburyo bwo gukubura. Ndetse n'abandi bakristo bakabafasha kugira ngo babashe guhinga hafi y'urugo, tundi dushobora kubafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Ibyo rero nibyo tubafashamo bitewe n'aho bari n'icyiciro barimo. Hari igihe umuntu agera mu zabukuru agatekereza ko ubuzima bwe butakifite agaciro kuko ntawe kumwitaho ndetse no kubura ibindi bitandukanye, ariko ubuhamya tugiye kumva buratwereka ko urukundo, kwitabwaho n'ubufasha bishobora kongera icyizere mu buzima bw'umuntu. Twumve bamwe muri aba basogokuru n'abanyogokuru bitabwaho mu rugo rw'ababikira b'abizera Mariya Ibyumba. Ndi Virginia Mukamurenzi, hanyuma nkaba ndi hano mu Gisuna mu rugo rw'abihaye Imana. Yego. Uru rugo se warugezemo ute? Urugo rero kubigeramo, abana banjye barashize, napfushije abahungu bane n'abakazana. Ubwo rero bashize nza kubwirwa n'umukuru w'inama ati rero mu Ibyumba ku Gisuna hari urugo rugomba kwakira indushyi, wowe ntacyo ukora, ntushoboye kujya kwihingira, ntushoboye kujya kwihahira, ngwino nkwijyanireyo. Ubwo haranyandika abizanira abizera Mariya abari bahari. Noneho iyi nzu bari bakiyubaka, urabona ko ari kera. Ubwo inzu bakiyubaka aho yuzuriye nibwo batubwiye turaza. None se kaka wanjye, ubwo wari utuye hehe mbere y'uko uza hano wahageze ryari? Rwose ntabwo namenya imyaka kuko zinkimenya imyaka. Twatoye Kagame turi hano. Mwateye Kagame muri hano? Yego. Ubwo rero mbese tumutora hari ahangaha hano mu kigo cy'abihaye Imana. Kugeza ubu ngubu dore turarushaje mwana wa tugihari. None se nta nubwo wibuka igihe mwahagereye muhamaze nk'imyaka irenga nka 20? 30 kuyigabanya ariko. Dufite 31 hano. Yego. None se mwaje muturutse hehe? Ikageyo. Hano muri Byumba? Yego. Hanyuma mumaze kugera hano mwahasanze bande, babakiriye gute? Yewe ni benshi, ntabwo nakubwira ngo nabarondora nk'abashobora. Monica yari umubikira? Yari umubikira. Yego. Ndoza yari mameya. Monica wundi yari umubikira. Virginia niwe watwakiriye mbere y'igihe muri iyi nzu. Urumva ni benshi, ntabwo nabarondora ngo mbashobora. Ariko rero baratwakiriye, turaza turatura. Aha niho iwacu. Bari na benshi, ni ukureba ubu ngubu bapfuye bagashira.
twari benshi ubwo rero upfuye baramwihambira atagira umuhambisha baramwihambira bakamurundarunda nk'uko abandi babyeyi babarundarunda bagahamagara abantu bakabatabara bakamushyingura mu cyubahiro nk'uko washyingurwa n'abana bawe yego urumva bakamusomera misa abahari no kwirimba bahari ntabwo twaba turi abakirisitu se tukagenda tugahambwa nk'umupagani yaba amaze igiti none se nyogokuru mu buzima busanzwe hano mu babikira muba mubayeho gute turya amaboko yabo bakora amaboko yabo ubwo rero ugize imbabazi akaduzanira utwo turya yaba atatuzanye bakirukankiraho bakuruye agasuka nuko turiho nuko nibyo ubwo ni ku ruhande rw'ibyo kurya izindi serivisi umuntu akenera zitandukanye izindi ngo nizihaje serivisi yewe ubwo serivisi nashakaga kuvuga ni nk'ubuzima busanzwe hari ibintu umuntu akenera kuryama kugira gute gukaraba amazi mwari muvuze ku byo kurya none se ibindi biba bimeze bite ubwo rero kurya dufite akana babazanye baha amafaranga kakadutekera kakadushyuhiriza utuzi tukajya gukaraba bakaza bakadukarabya ubwo hasigaye tukajya mu nzu ikindi cya kabiri iyo turwaye batujyana kwa muganga bakatuvuza ukize agakira upfuye akagenda ubwo rero nibwo buzima turimo aba babikira ndumva ari ababyeyi cyane mbeki bazunja na nyina w'umuntu wamubyaye ibaze nk'ubu ngubu uwo wagenda ukamwicarira mu rugo urumva ko mpamaze imyaka 31 none mbwira waba ari umwana wawe akaba ataraguhararutswe ariko bo baracyadushyigikiye kugeza igihe Imana izahamagarira itigana kangwino Virginia ngwino ukayitaba ngo karame ukagenda ukayisanga waba warakoze neza ikakwakira waba warakoze nabi ikakubabarira urumva none se kaka ubu ngubu mu bantu bo mu muryango wawe niba hari abo wibuka hari ababa barigeze baza kubasura hano mu rugo ntabongira dore ko ako nari mfite Imana yari yanshigarije harya ntabonari ngakariya nakaje bundi karabunitse urumva ntabongira intambara rero bamaze ubwo hasigaye nsigara nikumbaganya gutya ariko Imana iti ngwino iranyakira insana hano ishumbusha abandi bana urumva iyo mbonye twongya nkabona nkayiragiza ni Nyagasani wakoze kuko mbonye icyo mfunguriye ndya ubwo aba ari amahoro n'aba babikira bari ukubasengera kugira ngo bakomeze babone ibyo kubaha n'abasengeye nasengera nde mbwira umuntu wundi nasengera ungaburira mutuzi two kunywa buri kintu cyose wewe udasengera iyo ntwari ibe yagiye ku rugamba se wasengera nde nta bapadiri se bajya baza kubasura hano ubundi barazaga hari n'uza kuduha misa abafite imbaraga bakajyayo ngewe njyayo ku cyumweru akazuba kavuye kadogagira dore nk'ubu nkava ngaha nkamara amasaha 2 mu nzira
ariko nkagerayo none se mu misa ni he ni kure ku buryo wahamara amasaha 2 ntabwo mbasha kugenda none se ni hehe musengera dusengera hariya mu babikira hano mu rugo hano mufite chapelle ukagenda amasaha 2 donye ariko ngira Imana paka nkabona ngezeyo none mubona misa buri munsi ubwo nguko abafite imbaraga barayibona buri munsi guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu no ku cyumweru ubwo rero nanjye iyo bagiye nanjye zigara mu gashengesho yego ubu uyu munsi wagiyeyo uyu munsi se ku cyumweru se none nabuzwa n'iki kujyayo niyo nakwicara ku muryango ariko mfite inyota yo kugerayo kujya kureba umuremyi yego watumye ngeze iki gihe yego nkaba iyo myaka yose nkaba nkiriho nkibuka izina rye ryo kumuramya ngewe amazina yanjye nitwa Mukantabana Mediatrice kavukire nikageye ariko hari narashakiye ne muri Rulindo nuko washakiyeyo biza kugenda gute nashakiyeyo nyuma y'intambara yatangiye narashatse nshaka umugore yari yaritabye Imana tumaranye igihe nkajya mbyara abana bapfa ari impinja ubwo bigeze aho nawe yitaba Imana aje kwitaba Imana ubwo yari afite abahungu bakuru nyine nibwo banyirukanye inzu yanjye maje gusenyuka hanyuma mburaho ngana murepfo na ruguru ndagenda mba nabi ndarwara kubera ntarefite umuntu urwaza nuko ubwo naje sanuraragira ariko rero nubundi nari sanzwe magenda mu kigo hano nazaga gusura uriya mukecuru narahagendaga uriya wicayemo hagati uriya kaka twabanje kuvugana nuko ubwo rero maje kuba nabi narabaye nabi nuko ubwo ndavuga ntariko se ni nk'Imana yanyoboye ndavuga nti reka ngende nibanyemera Imana niyo ibishaka baranyemera nitabishaka nzagenda ubwo mbese no munsi wanjye zaba umunsi wanjye wageze bwizampamagara nuko ubwo ndaza mpageze hari mama wari uhari bashaka no kumanza kwanga bavuga ngo imyaka yanjye ni mikeya noneho aza kuvugisha unuza padiri wari uhari ruriya padiri uhe Jean Marie erinde ntago ndiza ubwo niwe wari uhari rero na mama nibwo avuganye na mama aravuga ati none se kumva atagira aho aba akaba adafite 11 ati urumva byenda bita ati mwihorera ati ajye mu bandi abana n'abandi ubwo hari mama wari uhari Donata nyine ni wamanje kunyakira ariko bamanza kuvugana none se nkusubije inyuma gatoya abo bana bakwirukanye baraba umugabo ku mugore wa mbere bamaze kukwirukana ubwo byahise bigenda gutahise ujyahe nahise njya hese ko nahise nyine byahaciyemo iminsi inzu narindimo nayo yasaga nk'amafoto ugiye kwiryamira ndakumva ndagusinzira none se ugiye kugenda utamvugishije ese kandi gusinzira ijoro ryiza ugira Imana ibitotsi byiza nzagaruka kugusura tuganire urakoze cyane ubwo byageze aho inzu yanjye maje guhirima murepfo na ruguru nta muryango wundi ifite nta hantu nari ifite nerekeza ubwo namaje kujya ngenda acumbika ugeze aho ndavuga ariko si ubu kubera no kurwara no kuba nabi nta kintu ufite cyo kurya ntagishoboye no kujya guca ishuru kuko hari igihe urwara utagira uko urwaza nyine bigatuma uba nabi nuko ubwo ndamanza nkajya ngenda acumbika ngeze aho ndavuga ariko si ubu rimwe na rimwe bakananyirukana hakaba niyo ndaye nko mu kinani bwacya nkabona Imana irakinguye Imana se nari nyizi ntago nari nyizi ntago nari nzi Imana wayimenye ubu narayimenye
wayimenya ari uko ikweretse aho kuba yarayisobanukiwe. ubwo wageze hano ufite imyaka ingahe? 60. ubwo hano wibuka igihe wahaziye se? Akada. ubu se ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 63. ubwo hashize imyaka 3 wageze? Birashoboka. Akada. Buriya arabizi ubwo yahageze mbere yanyu. Buriya hamaze nk'ingahe mukecuru? imyaka maze we uyu nguyu mugenzi wacu umwana wanjye ahubwo uba hamaze nk'ingahe? hamaze imyaka 5. hamaze 5. none se muri iyo myaka 5 ambwiye ko hamaze ubuzima bubona bumeze gute muri rusange? Ubuzima se ugereranyije n'ubwo nuko byari bimeze? Rwose mbabarira wivuga ibye wanjye ahubwo wenda vuga ibya hano kuko ukuntu nari meze n'ukuntu nari mbayeho nawe umuntu aregewe uba nabi wageraho ukiyanga cyangwa se ukanavuga uti iyaba nari ngize gutya nkabona wenda ndapfuye nkaba Imana irantabaruye ariko ngeze hano kubera narabaye nabi nararwaye ubuzima bwarahindutse sinagiraga icyo nambara sinambaraga inkweto mbese ntako nari imeze ariko ndambara urukweto ndambara umwenda ndarya nkaryama yewe mbese ariko aho mare kuvunikira ukuguru. wakuvunitse utaraza hano? narindi hano ejo bundi. wavunikiye hano? ariko mama Imana izamwakire. Inde yandwanyeho arambuza uriya mubikira kuvuga ngo izamwakire naho ngeze ngo n'umuntu wapfuye. oya nararwaye arandwaza nanoba kindwaza banjyana Gatagara andwanaho pe nanubu kandi nanubu yemera kugira ngo tukiriranwa tukajyana tukagenda ijoro tukiriranwa kwa muganga mba ndi kumwe nawe mu rugo hano mba ndi kumwe nawe nari ababizi mbese Imana niyo ibizi. Yego. hanyuma se nta mbogamizi mujya muhura nazo mu buzima busanzwe nyuma y'ibyo bafasha nk'izihe? Mbogamizi se ubwo se mbogamizi navuga isi nta mbogamizi ngira byose baba babikemuye. none se kuba badushakiye ibyo turya tukabona iyo sabune tukaboryama niyo myenda yo kwambara imyenda tukambara gusa onge nta kibazo mfite. kabajyana gusenga ntaravunika twajyaga gusenga najyaga no ku kiliziya hariya kuri katedrale ya Byumba. se wageragayo? najyaga ku kiliziya twagendaga n'imodoka ariko na mbere maje kuhagera twagendaga n'amaguru. hari umubikira wari uri hano twajyanaga. Yego. noneho inyuma yaho bakajya babatwara no mu modoka. ubu twagendaga n'imodoka tukagaruka n'imodoka. hakabiyangiza ubusambo rero nkagenda nkahagarara hariya kuri porotayi ngo nabategereje nagera ntarakanigendere n'amaguru nkagenda n'amaguru nuko baza bakansanga mu nzira aho ngaho nkurira imodoka sinarinzi kurira imodoka none ndajya mu ubu uziye wumva umunyenga cyane pe kabisa. wumva bimeze bitese? byiza cyane nta kumana itabigize n'ukuri. Imana yarangejeje yaranduhuye. Yego. narindushye pe. kwita ku bageze mu zabukuru bisaba umutima w'urukundo n'ubwitange. rero tujye kumva umubikira ushinzwe urugo rw'abizera Mariya adusobanurire uburyo abanyogukuru n'abasogokuru bakirwa uburyo bitabwaho kandi bagahabwa ibyo bakeneye bya buri munsi. nitwa Seri Maria Apolinaria Mukanzobe nkaba nshinzwe home y'Ibyumba ya Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu. home yatangiye mu mwaka w'1997 kubera ko n'abantu badakora nta kintu bakora. 9 muri bo n'abarwayi bo mu mutwe bafata imiti buri munsi batayifashe bajya mu muhanda. no kuvuga ndera nayo iradufasha ikaduha
uburyo bwo kubona imiti tujya kuyifatayo buri kwezi. Noneho ibindi hari abantu badufasha nabo ntabwo umuntu yabacaho kubera ko gutunga umuntu kuva umufite nta kintu ashobora gukora kuko bakuze bafite n'ubwo bumuga bugiye butandukanye ntabwo biba byoroshye, ariko dufite abantu twiyambaza bakadutabara. Ni ukuvuga diyosezi ya Byumba ibinyuze muri Caritas ya diyosezi, noneho n'ubuyobozi bwa leta ku bintu byerekeye kwivuza za mituweli n'iki nabo tujya kubabwira. Noneho n'ibintu by'umutekano wacu harimo abantu barimo nk'igihe bajya mu muhanda, abantu bo muri leta bagomba kuba babazi bakatubwira bati umuntu wanyu yaje mu muhanda kubera iki, bakadufasha, cyangwa natwe yaba yatunaniye bakadufasha kumugarura mu rugo. Noneho ibintu byerekeye kubambika turabambika, tukabagaburira, tukabavuza, tukabana ubuzima bwacu bwose kugeza igihe umwuka umushiriyemo akaba ari ku mutwe wacu tukamushyingura. Ubwo rero birakomeye, ariko kubera abagira neza, kubera diyosezi twumva cyane, kubera Caritas twumva, turabiyambaza. Nko mu bintu byo gushyingura baradufasha. Ubwo wa mugani mwarimu mugeze aho ngaho, ibyo Caritas ibafasha se cyangwa ibyo diyoseze gatolika ya Byumba ibafasha binyuze muri Caritas yayo, Caritas ya diyoseze ibafasha ni ibiki? Baduhaye ibyo kurya, baduhaye umuceri, baduha ibishyimbo, baduhaye ibiringiti, baduha intebe zo muri salo, baduha amashuka. Ariko ubwo nk'ababikira b'Abizera Mariya turi kumwe nabo, hari ukuntu natwe tubigenza tukabafasha kugira ngo bakomeze babeho. Ariko abasaba ni benshi byo. Inzu ni ntoya irashaje, ariko abantu baza gusaba hari n'abandi dusanga mu ngo zabo, tukajya kubafashiriza, wenda ukabumva, ukagerageza gushakisha umuryango wabo kugira ngo babafashe, ariko ukabona nabo baratwumva. Noneho bigatuma wenda iyo tugiyeyo imibabaro y'umuntu dusanze mu rugo uko bamufataga, kuko babona ko afite umuntu umukurikirana kenshi uri hafi ye, nabo batangira kugarura umutima wo kumwumva. Muri bose iyo hagize nk'uw'Imana ihamagara akitaba Imana, bigenda gute process yo kumuherekeza? Rero home ifite umupadiri uyishinzwe icyambere, diyosezi yaduhaye, nawe yinjiramo agamukorera byose ibyo kiliziya igomba gukora ku muntu witabye Imana. Noneho mu byerekeye gutabara, kuko tuba aho dutuye duturanye n'abaturage kandi turababanira nabo bakatubanira, tubamenyesha ko hari umuntu muri twebwe witabye Imana, bakadutabara kimwe n'uko batabara abandi bantu basanzwe, ariko tukabibwira n'ubuyobozi tubereye mu gace. Icyo gihe babonye nta bundi bufasha bundi, nabo baraza bakadufasha, baduha nk'abakozi cyangwa bakabwira abantu muri ako gace bakadufasha nk'abandi baturage bose bahari. Ese mubashyingura mu irimbi rusange cyangwa mufite iryihariye? Tubajyana mu irimbi rusange. Ubu dufite amahirwe kuko iyi modoka niyo diyosezi yabahaye, yari imodoka ya Caritas mu by'ukuri. Ubwo rero iradufasha nk'igihe tugiye gushyingura cyangwa hari urembye nijoro, kumujyana kwa muganga biratworohera. Urugendo rwo kwita kuri basogokuru n'abanyogokuru rurakomeje, nubwo hatabura imbogamizi. Tuganira nabo hariyo batubwiye, maze tuganira na Padiri Augustin Nzabonimana, umuyobozi wa Caritas ya diyoseze gatolika ya Byumba, atubwira urugendo bakomeje kunyuramo kugira ngo bashake ibisubizo. Mu biganiro twagiranye kandi bashimye uruhare mugira mu kubafasha, mubaha ibiribwa, imyambaro n'ibindi. By'umwihariko banashimira imodoka mwabahaye ibafasha kujya kwivuza, iyo hari uwitabye Imana mu kumuherekeza ikabafasha. Ariko by'umwihariko baradutuma ngo tuzababarize ku kigendanye n'aho home batuyemo, ikirere cy'ibyumba gikonja, hakazamo imidite, bityo ishobora gutuma uburwayi bwabo budashobora gukira cyangwa bukiyongera kubera ubuzima buhora mu bukonje. Ese nyakubahwa muyobozi, mubyeyi wabo, murabivugaho iki?
yego abo ngabo ni abari muri home Sainte Teresa. Ari byo dukora, ari byo twagiye dukora, n'ibyo turabizi. Iyo nzu koko inzu babamo irashaje, ariko hari byo twatangiye gukora. Ibyo twatangiye gukora ikintu cyari gikenewe cya mbere ni umutekano. Twarangije gukora na clôture. Ubu rero tukaba turi guhamagarira abantu bose bashaka kudufasha kugira ngo n'iyo nzu ivugururwe ndetse yagurwe kuko ubona ko abakeneye ko bitabwaho bagenda baba benshi. Twahereye ku byihutirwa by'ibanze, kubona mbere na mbere aho baba harahari nubwo hatameze neza cyane, noneho hakaba hari ababitaho, ababikira babitaho. Hanyuma tukabona n'uburyo niba bagize ikibazo bakaba bagezwa kwa muganga, ibyo imodoka irahari. Umutekano wabo bari mu mutekano, uruzitiro rwarakozwe, clôture yarakozwe. Buri kigiye gukurikiraho tugiye kuganira n'abandi dufatanya no kureba uburyo iyo nzu tuyivugurura. Buri muntu wese rero ufite umutima ukunda utabara azaze dufatanye kugira ngo twite kuri abo banyogokuru n'abasogokuru, kuko n'ababyeyi bacu tububakira inzu ibakwiriye. Ku rundi ruhande kandi hari n'abatinya ubutumwa kuko hari ubwo haziramo n'uburwayi bwo mu mutwe, bityo gutinyuka kubana n'aba bantu bikagorana. Dukomeze twumva icyo Padiri Augustin abivugaho ndetse n'ubutumwa ageza ku bantu muri rusange. Tuganira n'abageze mu zabukuru bari mu rugo rw'Abizera Mariya hano Ibyumba, harimo muri bo abafite n'uburwayi cyane cyane ubwo mu mutwe. Ari nayo mpamvu tugira ngo mutubwire by'umwihariko mu muryango nyarwanda, urubyiruko, abo bana n'abandi bagifite imbaraga, hari abatinya ubwo butumwa bwo gufasha bene abo bantu. Ese Padiri, umuyobozi wa Caritas, mu by'ukuri mubona biterwa n'iki gutinya ubwo butumwa, cyangwa se hakorwa iki kugira ngo ubutumwa bakore neza batabutinya? Murakoze cyane. Nibyo kuko abageze mu zabukuru benshi bakunda kwibasirwa n'indwara zo mu mutwe. Nk'abo dufite mu Bizera Mariya abenshi bafite ibyo bibazo, turabavuza. Bizera Mariya babajyana kubafatira imiti ari ku bitaro ndetse n'Indera, hari n'abajyanwa Indera, barahari benshi. Ibyo rero biterwa n'amateka nyine. Urumva umuntu wabayeho nta muvandimwe afite, nta muntu umwitaho, birangira rero aguye mu kibazo cyo kwiheba, kwigunga. Izo ndwara kandi zirwarwa na benshi mu bageze mu zabukuru. Ikibabaje rero nk'uko babivuze ni uko usanga muri sosiyete abantu batabitaho. Hari ababitaho, hari abo dushima cyane. Hari za organization nyinshi zigenda zubaka n'amazu bahurizamo abo bantu bageze mu zabukuru. Abo turabashima cyane. Ariko ugasanga hari abantu batinya ubwo butumwa, n'imiryango yewe, n'imiryango ugasanga imiryango yabo itari kubitaho. Ibi rero navuga ko ari ugutakaza umuco nyarwanda, kuko tugomba kwita ku babyeyi bacu tukabitaho uko dushoboye. Kubatinya rero no kwikunda ndetse no kutumva aho twaturutse no gutakaza izo ndangagaciro zigomba kuturanga nk'abanyarwanda. Rero nkabashishikariza abantu bose, umunyarwanda wumva ko ari umunyarwanda wiyumvamo indangagaciro z'ubunyarwanda, umukristo wumva indangagaciro za gikristo akumva ko ari umukristo, ko tugomba gukunda aba bantu kuko na Yezu ubwe yarabakunze, abakunda nk'uko adukunda. Natwe rero ubutumwa dufite nubwo kubitaho, kubakunda, tukabitangira. Nubwo bageze mu zabukuru bafite n'ibyo bibazo by'ihungabana, n'ibibazo batewe n'amateka nuko rimwe na rimwe uko twagiye tubitwaraho, ibyo twagiye twangiza mu buzima bwabo. Rero natwe tugomba kubikosora, tukabafasha, tukabereka urukundo. Rwa rukundo uko tugenda tubereka urukundo mu mvugo no mu ngiro, urwo rukundo rwongera kubagarura icyizere. Tuba turi kubomora na bya bikomere batewe n'ubuzima bagiye banyuramo. Rero ndahamagarira buri muntu wese, amatsinda y'abakristo ndetse n'abandi bantu muri rusange, kumva ko abantu tubafite muri sosiyete kandi ko badukeneye, ko bakeneye kwitabwaho. Ubutumwa bwacu nk'abakristo tugomba kubukunda. Hanyuma ikindi nasaba, hari abari kunyumva kuri Radio Mariya kandi nibo benshi. Yego, nibo benshi bakunda kumva Radio Mariya, yewe ni nabo batanga n'inkunga ya Radio Mariya. Iyo ngeze mu rugo nabo mba ngiye gusura,
hari n'abama amafaranga ngo uzayangereze kuri radiyo mariya. yego hari nawe ujya guhereza amafaranga ngo azagura agasabune akakubwira ati nari mfite andi 100 aya ngaya ajyana uyampere radiyo mariya kuko iramfasha mba numva ndi kumwe na kiliziya mu isengesho ahantu hose kubera radiyo mariya. rero icyo nababwira bari kunyumva kuri radiyo mariya, turabakunda, kiliziya irabakunda kandi kiliziya ntabwo izabatererana igihe cyose. urukundo rwa Yezu bakomeze barwumve, bagira icyizere cyo kubaho kuko Imana ntabwo yabataye. Imana bari kumwe nayo igihe cyose kandi Imana irabarinziriza ubuzima bwabo. n'abandi aho bari hirya no hino ari abana babo badaheruka, ni ukubasabira kugira ngo hari Imana ihabarindire kandi nabo si ukubanga. ubutumwa nibageraho bazabasura, ndetse n'izindi nzego zose. izindi nzego zose zirabakunda, hari inzego dufatanya za leta n'abandi barabakunda, kandi uko ubushobozi buboneka bagenda babegera. rero turabifuriza gukomeza kugira ibyishimo bya Pasika. Yezu azutse akomeze abasakazeho ingabire ze. Nshuti bakunzi ba radiyo mariya Rwanda, nk'uko twabyumvise, kugera mu zabukuru si ugutakaza agaciro, ahubwo ni icyiciro cy'ubuzima gikwiriye kubahwa no kwitabwaho by'umwihariko. Basogokuru na banyogokuru ni isoko y'uburambe, ubuhamya n'inama zubaka imiryango n'igihugu cyacu. Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba ikomeje kubereka ko batari bonyine, ko bagifite agaciro kandi ko bakwiriye kubahwa ndetse no kubaho mu cyubahiro no mu rukundo. Ni ubutumwa busaba ko abantu bose bagira umutima wo kwita ku bageze mu zabukuru, kubasura, kubatega amatwi no kubafasha gukomeza kugira icyizere cy'ubuzima. Urugo rw'ababikira b'abizera Mariya twasuye ruri kwitaho abageze kuri 12, ariko uyu mubare ushobora kwiyongera bitewe n'uko babonye ahantu hagari ho kubakirira. Mwakoze cyane kuba mwadukurikiye. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mukijejweho nanjye Musabyimana Joseline. Mugira amahoro y'Imana.